noneho turaje tugeze ku itariki 26 z'ukwa karindwi 1986. Icyo gihe noneho komite nyobozi ya Muvuma MRND iraterana yiga ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda, ifata icyemezo ngo igihugu ni gito, ntidufite aho tubashyira, nibahamaho bari. Turi 1986 icyo cyemezo mu gifata, niho RPF abanyarwanda bari hirya no hino baba bari mu gihugu ariko cyane cyane bari mu mahanga bishyiramo bati iriya politiki itanya abanyarwanda tugomba kwishyiramo tukayirwanya. FPR ikora kongere ya mbere, yes, ikora kongere ya mbere hagati y'itariki 25 kugeza kuri 28 z'ukwa 12 1987, ishinga RPF Inkotanyi n'amahame remezo yayo kugarura ubumwe bw'abanyarwanda ariryo hame rya mbere, ariko biturutse ku iyo politiki anyuzemo nihuta cyane. Kaze kuri Rwanda Nordic TV, turi hano mu Bufaransa i Paris, mu mujyi wa Paris, turi mu mwiherero wa FPR Inkotanyi. Mahuriye rero na mugenzi wanjye Gilbert afite channel nshyashya hano mu Bufaransa. Ndibaza wenda ushobora gusangira wibwira abadukurikiye kuri Rwanda Nordic TV, ukanababwira na channel yawe ni impamvu cyangwa imigabo n'imigambi ya channel yawe. Urakoze cyane Olivier Gatete, nshimishijwe no kuba kuri umuyoboro wanyu Rwanda Nordic TV. Nabakurikiranaga inshuro nyinshi ibiganiro mutambutsa, ibiganiro mukora, muherereye mu gihugu cya Norway, Denmark. Urakoze cyane. Hanyuma abarutangiye uvuga ko nibwira abadukurikira nitwa Gilbert bavuga menshi, mfite umuyoboro witwa Intavogerwa. Intavogerwa rero dukora ku bijyanye n'umuco, amateka n'ubutwari bw'abanyarwanda. Ibyo bintu ni ibintu bitatu mu biganiro byacu. Dukora ubusesenguzi, turasesengura tukanavuga ku bijyanye, ariko twibanda cyane kuri ligne editorial cyangwa se editorial line yacu, umuco, amateka ndetse n'ubutwari bw'abanyarwanda. Nk'uko rero dukomeje tubivuga, duhuriye hano muri uyu mwiherero abanyamuryango wa RPF ku rwego rw'Uburayi. Nishimiye kandi nanone kuba twicaye aha ngaha muri umwiherero wabereye hano iwacu, abakiri mu Bufaransa turi Paris. Mbere na mbere reka mbanze mbashimire, mwabiteguye neza. Urakoze cyane. Tuganire kuri uyu mwiherero wabereye hano, urarimbanyije, uracyahari, ntabwo turarangiza, twari tugiye muri pause gatoya, ariko mwabiteguye neza cyane. Umwiherero wowe nk'umunyamuryango, umwiherero wameze ute, uko wawubonye kugeza ubu ngubu aho bigeze? Mbere na mbere ni iby'agaciro gakomeye nk'uko abafashe ijambo bose babigarutseho, duhereye kuri chairman wa RPF Bwana Constantin Ishimwe, wa chairman wa RPF hano mu Faransa, atangiye atanga ikaze ndetse yifuriza abanyamuryango wa RPF aho baherereye hose, ndetse anagaragaza ko ari iby'agaciro twebwe mu Faransa kwakira uyu mwiherero. Aho ikaze rero aho mwagiye muturuka hose, ngira ngo yagaragaje diaspora zitandukanye ziri kuri uyu mugabane w'Uburayi. Ikindi yaduhereye nanone ikaze ambasaderi wacu w'Ubufaransa, nawe agira ubutumwa atanga, ari naho yaje kwakirira SG Secretary General wa RPF Bwana Samagera Larisi, atugejeje nawe ubutumwa bukomeye cyane, urugendo rurerure rwa FPR Inkotanyi rumaze kugira. Habaye rero abashyitsi benshi, ngo babonye mwagize Imana, niba navuga ngo ni Imana, niba aravuga ngo ni chance, mwabonye Jide Evode yarahari, hari Minister Bizimana Jean Damascene. Ni abantu musanzwe muzi muri social media nk'abo muri urubuga rwa social media, mwabonye pano yari imeze neza. Urakoze. mu Bwongereza Businge, Bwana Businge ni ambasaderi ufite ibigwi navuga ko ari binini cyane muri politiki y'u Rwanda, abaye na minisita w'ubutabera igihe kirekire, hanyuma aza gukomereza mu Bwongereza ari naho ari ubu ngubu. Ariko tugarutse none ku kintu wari uvuzeho kijyanye na pano
utambutseho hano mu kanya yari igizwe n'abantu bafite ibigwi bikomeye, hari harimo Bizimana Jean Damascene, minisita w'ubumwe bw'abanyarwanda n'uburere mboneragihugu, hakaba bwana Uwizeyimana Evode, senateri, honorable senateri bwana Evode Uwizeyimana, hakaza na bwana Busingi. Nabo ni abagabo mu by'ukuri batambutse hano kuri pano, bagombaga kuduha ibintu binini kandi koko ni nako byagenze. Bwana Jean Damascene Bizimana yagarutse ku bumwe bw'abanyarwanda, avuga ishusho y'ubumwe bw'abanyarwanda, yasobanuye ubumwe icyo ari cyo, asobanura ubudaheranwa, asobanura ndetse n'ibindi byinshi bishingiye kuri ubwo bumwe bw'abanyarwanda, ko ari isano muzi y'abanyarwanda ndetse ari naho duhera twebwe kugira ngo u Rwanda rubashe kubaho. Asobanura nanone ubudaheranwa, kuko kudaheranwa ni ukudaheranwa n'amateka yaranze u Rwanda. Yavuze muri rusange ibintu byinshi cyane, ariko agaruka cyane cyane ku bw'abanyarwanda, nanavuga cyane ko RPF kugira ngo ifate initiative yo kugira ngo ibohore u Rwanda n'abanyarwanda, yashingiye cyane cyane ku bumwe bw'abanyarwanda bari bwaratakaye. Yagarutse ku mateka cyane cyane mu biganiro byo akunda kugaruka, nk'uko wari ubivuze, dukunda kumukurikira ku mbuga nkoranyambaga inshuro nyinshi. Ibintu bye byose biba bifite ibimenyetso, fact. Yavuze ko na kera umwami yajyagaho atabaga arangwa n'ubwoko ubwo ari bwo bwose, bavugaga ko akiri umututsi yitwaga, none abaye umwami yitwa gutya. Bivuga ko yibona muri ba banyarwanda bose. Ni ishusho rero igaragaza ko ari bwa bumwe bw'abanyarwanda tuvuga kandi twifuza. Yagarutse ku kintu cyitwa Gen Z, abajene bajya kuri social media, abajene b'iki gihe, aho yavuze ku kintu cy'uko mu karere hari abajene bamaze iminsi bajya gufasha bagenzi babo mu bikorwa ariko bitari byiza byo gusenya. Aha yibarira ikintu, aravuga ati ese abagenzi bacu b'u Rwanda, ese bo batekereza iki? Ese bo bafite imyumvire nk'iy'abagenzi babo? Ikina yagihiniyemo hagati, aduhara ijambo, ari nabyo tubuze kugarukaho mu bibazo byabarijwe ndetse n'inyunganizi zatanzwe kuri icyo kintu, aho umwe mu rubyiruko ruhagarariye diaspora ya Poland ruhagurutse mu kanya gashize avuga kuri ibi bintu, yagaragaje ishusho nziza cyane, agaragaza ko genes y'u Rwanda bitewe na genes y'abanyarwanda babohoye u Rwanda icyo gihe mu gihe cya RPF Inkotanyi ishingwa mu 1987, bose bari mu myaka mito, imihigo bari bafite n'ubwitange bagize, yijeje ababyeyi bacu babiganira hano ko genes y'uyu munsi igomba kugera ikirenge mu cya RPF Inkotanyi, ikubaka u Rwanda. Batazigera babona genes y'u Rwanda ihagurutse igiye gusenya, ahubwo izahaguruka igiye kubaka u Rwanda twifuza. Numva muri rusange bya Jean Damascene Bizimana, minisita w'ubumwe n'uburere mboneragihugu, yavuze, navuga kuri icyo ngicyo kubera turaza gukomeza ku bandi. Yagarutse ku kintu kijyanye na social media ari gukoresha kugeza ubu, wakibutsa n'abadukurikira cano nanone kugira ngo bakomeze abakurikira Rwanda Nordic TV banabyibuka nyo kugenda ngo bakande subscribe kuri cano yawe. Cano yanjye nyivuzeho muri make, nayihaye izina ry'ikinyarwanda ko nkunda ikinyarwanda cyane kandi nkunda gusigasira umuco kuko niyo sano muzi y'abanyarwanda. Aho turi hano mu mahanga ntabwo twazanywe no guhaha, ariko imitima yacu igasigara mu gihugu cyacu no kubaka iwacu cyane cyane. Ntabwo rero nshobora kuba ndi hano ngo nibagirwe igihango nagiranye n'u Rwanda. Ibyo ni ishusho udashobora kumburana. Rero nayihaye izina ry'intavogerwa. Ubutavogerwa buri mu bintu byinshi, cyane cyane igihugu cyacu uko cyitwaye ndetse n'uko kimeze. Igihugu cyacu ni igihugu kitavogerwa, ni igihugu kandi gihora gihanganye n'ibibazo, kubera ibibazo cyanyuzemo n'uburyo cyashoboye kurwana nabyo, naho kigeze ubona ko ari ikintu kitavogerwa. Naho ku inspiration abantu niha izina ry'intavogerwa, hanyuma niha n'umurongo uvuga ko ngomba gushingira ku muco, amateka ndetse n'ubutwari bw'abanyarwanda. Umuco uzingiyemo indangagaciro za kirazira n'ibindi byinshi.
hanyuma amateka nayo nayo kwibukiranya aho u Rwanda rwavuye. Hari aho rwavuye hari habi hashoboka, rurakomeza bidushyikiriza jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. RPF imaze kubohora u Rwanda mu myaka 31, uyu munsi hari aho rugeze hakomeye. Icyo ni ikintu gikomeye, ayo ni amateka. Hanyuma tukagaruka ku butware bw'Abanyarwanda. Mu butware bw'Abanyarwanda harimo Abanyarwanda bitanze kugira ngo u Rwanda rugere ahangaha. Ubwo nanone tugaruke kuri RPF ari nayo yaduhuje ahangaha. Bitanze bakamena amaraso, bakitangira igihugu kikaba izi saha. Nyakubahwa His Excellency Paul Kagame avuga ko u Rwanda rwubakiye ku maraso y'abana babo, twubakiye ku maraso y'inkotanyi, twubakiye ku maraso y'intwari zitanze kugira ngo tugere aho tugeze ubu. Icyo ni igihango rero nagaruka mu byatumye nubaka uyu muyoboro, kandi numva ko umuyoboro wawo nako umurongo wawo ari icyo kintu ubarizwamo. Biroroshye rero unaba mu Bufaransa ukaba ufite umunyamateka w'umujene Motore uzajya bigufashamo guhugura muri bimwe wenda utazi, kumuganiriza no gushaka n'abandi bantu wenda bakuze cyangwa basomye ibyo bintu. Ndizera ko bizakorohera kubikora neza. Ngira ngo dusoza, Minisita Bizimana na Evode hari ibintu bagarutseho by'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga. Evode yavuze kuri ku bintu bigera kuri 5 by'abantu bafite mu Rwanda, abana bakomoka ku bajenosideri, abantu babaye inkotanyi batariye, bafite cya kintu cya parimehutu, abafite ibyo bintu byose. Wowe muri cano yawe nk'amateka utekereza ki mu bijyanye n'ibyo ngibyo turi kubona ubu? Utekereza ko bizabikoraho? Nibyo kugerageza gukosora abantu babeshya amateka? Nibyo koko nk'uko bivuga Gatete, u Rwanda rufite amateka aremereye nk'uko Evode yabigarutseho ibyiciro bitandukanye. Nevode bigarutseho yagaragaje ibyiciro bigera muri 5 ndetse avuga no ku cya gatandatu yasorejeho ibyiciro 5. Rero hari u Rwanda bitewe n'amateka u Rwanda rwanyuzemo. Tuzi amateka abakoloni icyo basize bakorera u Rwanda, ntabwo twabica ku bandi. Ububiligi bakonezaga u Rwanda, bari barafashe u Rwanda ho n'indagizo, ntabwo rwanakomeje u Rwanda, rwarusigiwe n'Abadage. Hanyuma nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, aho Ubudage bwari gutsindirwa iriya ntambara, Ububiligi bwakonezaga Kongo buza gufata u Rwanda n'u Burundi. Bwadusigiye rero ikintu gikomeye cyane, bufata itsinda rimwe ry'Abanyarwanda bigaga muri za semineri, bashyiramo ingengabitekerezo, bereka ko hari abandi Banyarwanda babaheza, babakandagira, bababuza uburenganzira bwabo. Iryo tsinda niryo ryaje gukeye ikibazo gikomeye cyane, ari naho ntandaro ya cya cyiciro cya mbere Evode yagarukagaho cya Parmehutu. Bashyiraho MDR Parmehutu ivangu. Bizimana akunda kubivuga cyane, agavuga ikintu cy'uvangu, ibyiza byose ni iby'Abahutu. Ndetse nako byavuga habaho na za manifesto z'umugabo witwaga Joseph Gitera, we yari afite isaka rya Prosoma, ariko ryari mu murongo umwe. Haje Prosoma byaje gukomeza biba Parmehutu. Prosoma ntabwo yakomeje, ariko ideology ya Prosoma na Parmehutu no gukomeza kuri MDR sasa byose byari kimwe. Yitwaga MDR Parmehutu. Ni kuri twa Abahutu, nta kuvuga ngo u Rwanda rwari rugizwe n'Abatutsi, Abahutu n'Abatwa nk'uko Ababiligi bari barabi classe sociale z'Abanyarwanda, ariko byibanda cyane kuri kuguheza no guca mu bice Abanyarwanda. Byaje gukurikira rero ku myaka yagiye igenda bigera kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo ideology itugeza kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Hanyuma iyo byiciro bikubiyemo abantu rero baje gusiga abana babyaye, ari byo bagarukagaho. Abo bana babyaye bagifite ideology ya Parmehutu, ya manifesto bari barashyizeho, bumva ko ibyiza byose ibyo ngibyo abo bana cyangwa se abandi bantu bashamikiye kuri iyo ideology izi saha yo bumvisha ibyiza by'u Rwanda ntacyo bibabwiye, ahubwo bo batekereza ko ibyiza ntacyo bibabwiye, baracyari mu byari. Hari indi ideology yaje guhirika Parmehutu muri 1973 ya MRND, ngira ngo ni ya kabiri avuzeho. MRND nayo yaje ivuga ko ije guhindura ibintu bitagendaga neza byashyizweho na Perezida Kayibanda ufite ishyaka rya MDR Parmehutu. MRND nayo iza
iri mu murongo urebye usa n'uwo MDR parlement yariri ishyiraho iringaniza iraheza ndetse abanyarwanda bakomeza guhunga abari mu mahanga bari bizeye ko bari butahe bataha bikomeza muri ya ideology rero MRND nayo isigara mu mitwe y'urubyiruko ndetse rw'interahamwe rwaje gukora jenoside yakorewe isigara mu mitwe y'ababana n'ubundi n'izi saha hari abari hirya no hino ku isi bakiri muri ya ideology iyo ni ya kabiri hanyuma ideology ya gatatu yagarutseho yavuze kuri ideology y'ubumwe bw'abanyarwanda y'abantu bafite babumbatiye bazanye no kubohoka ku Rwanda bafite ubumwe bw'abanyarwanda mu maboko batifuza ko n'u Rwanda rwagira kongera gusubira muri bya bintu rwavuye icyo ni ikintu ndetse nagarukaho kinakomeye nashimangira ko ari nacyo kintu kiri kuba ngubu gisibanganya bya bintu byose bibi byaciyeho mu Rwanda icyiciro ideology ya kane ni y'abantu nanone bafatanyije na za ntwari zabohoye u Rwanda ariko nyuma bakaza gutana babivuze mu nyito zitandukanye banavuze bati tuzi niba barigeze babinkotanyi abandi ngo nabaye inkotanyi yego ababaye inkotanyi ariko bakava muri wa murongo w'ubukotanyi abo nabo Evode yavuze ko ari abantu barwanya ariko bafite intumbero yo kwigwizaho ibintu bashaka ntago bari baharaniraga ko igihugu cyakubaka bumvaga ko bagiye guprofita ibyo rero iyo mitekerereze nayo niyo yatumye badakomezanya nabo batangiranye so iki ni icyiciro cya kane icya gatanu ni icy'abantu bameze nk'aho bari mu isura yo gukorera igihugu ariko bakaba akarenge kamwe kari hano akandi kakaba hari ntago bazi neza ibintu barimo ntibazi ibyo barimo ntiteranya batambona ko bitameze gute ibyo rero nabyo umuntu akwiye gufata umurongo akamenya ngo ndi muri ibi cyangwa se simbirimo icyo nacyo gikwiye guhinduka tukafata ingamba imwe tukajya mu jisho icyiciro cya gatandatu kugira ngo simbizi wenda niba icya gatandatu cyo ni mu cya gatandatu menya yabaye nk'uwanguruka yangoro yakoze en general ahuriza hamwe ko ibyo bintu byose iyo birebeye hamwe ubona ko ari ikintu nyine gikeneye kugira ngo Rwanda twifuza gikeneye Rwanda ko rwubakwa mu mujyi umwe ndumva aricyo kintu navugaho kuri ibyo bintu reka rero ngushimire bwana Gilbert nibutse n'abakurikiye Rwanda Nord TV kugenda mugakora subscribe kuri channel ya Gilbert Ntavogerwa muri benshi mugakanda kunzogera kugira ngo mujye mubona ibiganiro bya Gilbert bitandukanye bivuga ku mateka sigasira umuco nyarwanda Gilbert rero reka ngushimire turaje dukomeze mu mwiherero turakomeza tubereka hano kuri Rwanda kabiri uko bimeze mu gice cya kabiri cy'umwiherero asante sana turakoze cyane Kansingiza Rwanda